Does anyone in this world want to keep this FDR story going forever? Maybe there are people who want to keep it going forever. Beacon of Hope Magazine TV ndabasuhuje mbahaye ikaze kugira ngo tuganire munyemerere dutegera amatwi kumva iri jambo ni jambo rigufi ntabwo ari ryo umukuru w'igihugu yavuze ryonyine ahubwo mu byo umukuru w'igihugu agenda avuga hari ibyo umuntu agenda afatamo nyine akavuga ati mpisemo umurongo wo kugira icyo mvuga reka mbwira abantu bankurikira ibi bintu ahanganya kuba Perezida wa Repubulika yari ari kumwe n'abadiplomate abagarara ibihugu byabo imiryango mpuzamahanga n'abandi bari mu Rwanda bicaye bari kuganira ababwiza ukuri ababwira icyo atekereza kuri ku mutekano w'igihugu ababwiza ukuri ababwira ku cyo atekereza ku bantu bashaka gukomeza gufasha abahungabanya umutekano w'igihugu arongera ababwiza ukuri kuri FDR by'umwihariko mumfashe iri jambo riri mu cyongereza mumfashe ndishyire mu kinyarwanda ni iminota mike ni minota n'umwe n'amasegonda 30 niwo nafashe mbashyire mu kinyarwanda ku bantu batumva icyongereza hanyuma we wumva icyongereza ushaka no kwandastandinga mu buryo bwawe iki gice nafashe ndakigushyiriraho ringana ku musozo ucyumve neza witonze urebe na video uko abantu barimo bitwara ubwe babwiraga ya magambo reka tujyane muri ubu buryo mfasha urebe iyi video uyirebe nyine wumve icyo umukuru w'igihugu cyacu atekereza ku muntu ari we wese ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu reka dutangire ni Beacon of Hope Magazine reka tujyane niba utarakora subscribe wabikora none ukibyibuka reka dutangire twumve. Does anyone in this world want to keep this FDR story going forever? Aratangira abaza ati mwabantu mwe haba hari umuntu muri iyi si hano iyi si dutuye haba hari umuntu wumva wifuza yuko inkuru za FDR cyangwa se staff za FDR izo ngizo ibibazo byabo n'iki n'ibyo bakora n'iki bikomeza bikabaho mpaka bitazigera bihagarara muri iyi si haba hari umuntu wumva abyifuza gutyo Maybe there are people who want to keep it going forever. Ati birashoboka yuko hari abantu hirya no hino bashaka yuko ibyo bintu byakomeza kubaho tukibanira nabyo mpaka birashoboka Maybe there are people who don't even care. Ati hari n'abandi batagifite nicyo bitaye bavuga bati yabaho bitabaho we don't care ntacyo bitubwiye barahari bameze baryo Right. I have no quarrel with those, but boy, you are joking if you think some of us Rwandans who know the story about them will ever agree with you. Ati birashoboka yuko hari n'abandi rwose bumva ntacyo bibabwiye atari kuko biri kose boys murimo murakina ibintu muri mu mikino niba mutekereza ko hari umuntu mu Rwanda uza amateka uzi ibyo twanyuzemo uzi ukuntu ubuzima twaciyemo bumeze azigera yemeranya nawe ako kantu nshizemo ka boys ntimugire ngo nakantu mpimbye ndasubiza inyuma mukumve neza umva hanga uko nababwira Some of us Rwandans you are joking if you think keep it going forever. Hano okay tega amatwi. There are people who don't even care. It's their right. Okay. I have no quarrel with those. But boy, you are joking if you think some of us Rwandans who know the story about But boys you are joking if you think that Rwanda is ati basore ni nkuko babwira abantu ati basore ibi bintu muri mu ntabyo muzi muratekereza mu buryo butari bwo no mutekereza ko ari umunyarwanda ushobora kwicara akicara akemeranya namwe yuko ibyo bintu byo kureka abahungabanya umutekano w'igihugu bakomeza kubaho bidegembya muri ubwo buryo mpaka ati twe nk'u Rwanda tuza amateka tuzaho twavuye tuzi ibyo twanyuzemo ntabwo ibyo bintu bishoboka we never agree with you. Anyone thinking like that is just absolutely mistaken. It's about us. It's about our lives. It's about our story. It's about our history. Ati ibi byose rero mwumva tunyuramo ibi byose dukora ni biratureba amateka yacu biratureba ubuzima bwacu birareba struggle zacu nitwe bireba it's about us nta numwe wundi bireba ntago tuzigera twemeranya n'uwari we wese washaka gutekereza muri ubwo buryo yari amaze kuvugamo Our identity is about our existence and nobody in this world is the one responsible for us. Ati ikindi nshaka kubabwira nuko ibyo duharanira ibyo dukora byose it's about our identity nuko guharanira akarango kacu
bakarangwa no kwakunda ubusanga abantu babazimye bakabazimya ni ukubaho kwacu. Ikindi ni amateka yacu. Nta muntu n'umwe kuri iyi si nzima udufite mu nshingano, nta n'umwe ntawubaho. We are responsible for ourselves. Ni twebwe ubuzima bwacu bureba, inshingano zo kubaho kwacu ni izacu ku giti cyacu, nta wundi muntu bireba. There's no question about it. I keep repeating it. I'll say it again because that's what it is. Ati ibingibi mbivuga buri munsi, mpora mbisubiramo, nkongera nkabishingaho umwotso. Ntabwo nta muntu dufite mu nshingano uwo ari we wese. Ati kandi ntabwo ari ibintu byo gukomeza kwibazaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Mbibutse ko ari kuganira n'abadiplomate, abahagarariye ibihugu byabo n'indi miryango mpuzamahanga ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Arimo arababwiza ukuri. Reka dukomeze twumve. That's a fact. If we want to change the fact through diplomacy or through politics or through interests or through whatever, I can only do so much. Ati niba rero ati ibihari bifite ibihamya n'ibizibiti ntacyo wabihindura, ariko niba mushaka kubihindura bigafata indi shusho bikagira ukundi kuntu bisa, munyuze mu bijyanye na diplomasi, mukabicisha mu bijyanye n'inyungu, mukabicisha mu bijyanye na politike, ati ntacyo mufite kubikora, ntacyo bitwaye. But within my means, I will do everything that can be done to make sure that story of FDLR and the genocide and which people play around with doesn't visit us again. Ati ibyo byose mushaka kuba mwakora, mwanyura mu nzira za politike, mukanyura mu nzira z'inyungu, abantu bakura muri ibyo ngibyo mu nzira za diplomasi, ntacyo mwabikora. Atariko jewe ubwo yavuga jewe gende mundi yumva ubwo ngubwo nako ndikwenterpreta ijambo rye, ariko yavuga ati jewe ubwo ni u Rwanda bavuga, u Rwanda cyangwa se twebwe abanyarwanda, ni ukuvuga ngo azakora, u Rwanda ruzakora igisoboka cyona. Abantu bavuga ururimi nk'urwo bavuga ngo uzakora igishoboka cyose kugira ngo izi nkuru za FDLR, izi nkuru zirimo ibitera jenoside no kuba kwa jenoside, izi nkuru zose zitazongera gusura igihugu cy'u Rwanda n'umunsi rumwe ngo twongere twumva amateka nkayigeze kuba mu myaka 30 n'imisago ishize yongera kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ati nuko nzabigenza, inzira zose muzaba murimo muranyuramo, mwaca muri diplomasi, mwaca muri he, I will do all everything, buri kintu cyose gishoboka nzagikora kugira ngo hatazagira umuntu cyangwa se hatazagira impamvu zituma inkuru nka zirazongera gusura igihugu cy'u Rwanda. Guys, impamvu ibingibi mbigarutseho ni iyihe rero? Mbere yuko nshyiraho iyi video mu buryo butarimo kuvugirwamo kugira ngo nyine abumva icyongereza mwumve namwe mugire understanding yanyu bidashingiye kuko nasobanura ko umuntu asobanura ashyiramo uburyo bwe n'ikintu kugira ngo ibintu byumvikane. Ejo muri UN bari bateranye, ambasaderi w'u Rwanda Martin Ngoga arimo arasobanura icyo u Rwanda rutekereza ku bibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga bati umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki yagarutse ku ngingo nyinshi zikomeye u Rwanda ruhagazeho, uburyo u Rwanda ruhagaze n'icyo rutekereza ku bibazo by'umutekano. Reka nabyo mbimunyuremo mwumve ukuntu byari byifashe. Ni ukuri, reka mbabwire ibibazo by'umutekano muri aka karere bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane kuri iki kintu kijyanye no gushaka guca amazi cyangwa se gusuzugura ibihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari nyine abantu babibona nkaho wagira ngo ntacyo bivuze, bakabibona nkaho wagira ngo ntacyo bivuze, ariko u Rwanda rwamaze kugaragaza yuko rwo rudashobora na rimwe kuba rwafata ibi bintu nkaho nta kintu bivuze. Reka nce mu byaganiriweho ku munsi w'ejo ubwo muri UN habagaho guterana baganira bareba ku bibazo by'umutekano. Martin Ngoga nabo bari kumwe, we yatangiye ashima cyane inzira ijyanye no gushyigikira inzira y'amahoro, akavuga yuko ashimira abari bari muri iyo nama birumvikana, ariko noneho akagaragaza u Rwanda uburyo rushyigikiye amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kongo y'Iburasirazuba. Akavuga ko u Rwanda rushyigikiye ko ikibazo cyo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikemurwa mu mahoro no mu nzira ya politiki. Agasobanura ko igikwiye kwitabwaho cyane ari impamvu muzi y'ikibazo kugira ngo haboneke igisubizo kirambye. Impamvu muzi y'ikibazo bifite aho bihuriye n'ijambo tumaze kumva. Ingingo ya 3 yavuze kuri FDLR nk'ikibazo gikomeye ku Rwanda.
umukuru w'igihugu nabwo yarimo bivuga muri aka kanya. Iyi mbwirwaruhame cyangwa se iri jambo umukuru w'igihugu yagejeje kuri aba badiplomate ntabwo yabaye ejo, imaze iminsi, ariko ibyo ndi kuvuga uyu munsi byo byabaye ku munsi w'ejo. Martin Ngoga nk'ambasaderi w'u Rwanda muri UN yavuze ku kibazo gikomeye cya FDLR nk'ikibazo nyine ku Rwanda, avuga ko intambara iri muri Kongo atari u Rwanda rwayitangije, agasobanura ko impungenge z'u Rwanda zishingiye cyane ku mutwe wa FDLR, akawusobanura nyine nk'uko benshi bamaze kumenya mu dushingiye ku mateka icyatwereka ni umutwe w'iterabwoba washyizwe ku rutonde, ukaba ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hanyuma akavuga yuko uyu mutwe ufite ingengabitekerezo ya jenoside kandi ugikomeje kuyikwirakwiza. Iyi puwe nituyigeraho tuyishingeho umwotso twibaze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize amasezerano hagati y'ibihugu byombi, Rwanda na Kongo, bavuga yuko hafite kurandurwa FDLR, kurimburwa burundu ikavaho. Hanyuma wajya kureba FDLR ubu ngubu iyo nshingiye kuri ibi ngibi byavuzwe na Martin Ngoga cyangwa se bisanzwe bivugwa n'abandi, hari FDLR nk'abantu bari personnel bafatika, hakaba na FDLR nk'igitekerezo, kandi kurimbura iyo nivuga igitekerezo mbi ngengabitekerezo, donc ideology, abantu batekereza muri ubwo buryo. Kurimbura icyo kintu ntabwo bihagije kurimbura abo bantu gusa, kuko ubwabo abafite iyo signature cyangwa se bafite iyo marque yo kuba bari muri FDLR ushobora kubakura ariko aho babibye iyo ngengabitekerezo ho ubwaho kugira ngo havumbure biragoye. Ahanini bishingira ku bikorwa cyangwa ku magambo abantu bazavuga. Aho hantu harimo ikibazo gikomeye, kurandura ingengabitekerezo ya FDLR ikarimbuka burundu. That's a problem. It's a challenge. Uratubwira uko byumva muri comment nawe ushingiye kuri ibi ngibi turimo turavugaho. Hanyuma Martin Ngoga akavuga yuko uyu mutwe ufite ingengabitekerezo ya jenoside kandi ugikomeje kwikura kwizana rimaze kubivugaho, agashimangira ko FDLR atari umutwe usanzwe ahubwo ari ikibazo gikomeye cy'umutekano ku Rwanda. Nari maze gusobanura uko numva FDLR mu ngingo ebyiri, jewe wari mumaze kubyumva nyine mu byo nari maze kuvuga. Izo ngingo ebyiri zombi ntago zisigana, uko zidasigara niko zidasigara no kuba ikibazo gikomeye cy'umutekano ku Rwanda. Aho no haracyarimo question mark. Hanyuma tujya kwinigirwa ati kugira ngo haboneka amahoro arambye uyu mutwe ugomba gucika intege burundu, hagomba kubaho nyine gukora neutralizing ukarangira, ndetse niyo ngengabitekerezo igacika. Aha hantu harimo ikintu cyitwa igubyo. Iri gubyo kugira ngo rizavemo ni ibintu bikomeye cyane, ari nayo mpamvu ntekereza ko bamwe mu bantu bakongeza baba babona ko bitapfa gushoboka, bagahitamo gushaka kunetralize ibyo bintu nkaho wagira ngo ntabwo bihari. Ariko u Rwanda rukagaragaza yuko ibyo bintu utabyemera, tumanuke. Hanyuma ku ngingo ya 4 ubwo ndi kuvuga ku byavugiwe muri UN, ibibazo bya Kongo bikwiye gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. Ni Martin Ngoga uri kuvuga. Hari ibibazo by'imbere muri Kongo bigira uruhare mu ntambara. Ibyo bibazo bigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo, ariko hakabaho n'inkunga y'amahanga. Agira ngo ashimangire uburyo ibingibi byakorwa, avuga ko hari inzira z'amahoro zashyizweho. Hari gahunda ya Doha muri Qatar, hari n'amasezerano ya Washington. Ibi bigomba kugenda na byombi bigafatanya kugira ngo bira bibazo byombi, bira bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo bibashe gukemuka. Akavuga ko izi gahunda zigomba gukorana kugira ngo habeho guhagarika imirwano, haboneke igisubizo kirambye cya politiki. Question mark. Ikindi kibazo mbaza, ubwo namwe muri observe mukurikire bya politiki byo muri aka karere turimo, izi gahunda zombi zizabasha gukorana? Abahurira Doha bakaganira, ubwo niye mu 23 n'ubutegetsi bw'Kinshasa buriho, bahurira Doha bakaganira. Aba bazahuza n'ibibera muri Washington birebana hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo bahurizemo ibingibi bagende bumva bari safe, nta uhatundi nta usuni kundi, bumva ko ari byo bigomba gukorwa. Murabona bizagenda bite?
bizahura biti? Ni ikibazo twibaza. Ndi gutangaza amakuru ariko nshishamo nyine n'ibitekerezo kugira ngo namwe mubyumve. Hanyuma ikibazo agaruka ku ngingo ya 5 avuga ku kibazo cy'impunzi kimaze imyaka myinshi. Avuga uburyo hari impunzi zirenga 300,000 zimaze imyaka hafi 30 mu nkambi, zaba ziri mu Rwanda, zaba ziri muri Uganda, zaba ziri muri Tanzania n'izindi ziri hirya no hino no mu Burundi zirahari. Izo mpunzi zizataha bigenze biti? Akavuga ati izi mpunzi zigomba kubona uburyo bwo gutaha mu gihugu cyabo mu buryo bwubahirije uburenganzira bwazo. Hari ikintu cyabayeho ejo bundi hari ikintu cyabayeho hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basinyana amasezerano yo ndumva bari muri Ethiopia niba ntibeshye, bumvikana uburyo bwo gucyura impunzi mu buryo bw'ubushake bwazo kandi mu buryo bwubahirije amategeko, hanyuma UNHCR ikabibafashamo. Izo mpunzi zagiye zitaha, ariko hagaragaye gutaha kw'impunzi ku ruhande rwa Kongo gusa. Mu Rwanda ntabwo twabonye impunzi zitaha, ntabwo ibyo bintu byabaye dekarare ngo tubabone tubafate kuri video nk'uko tujya dufata bava muri Kongo baza mu Rwanda. Ni ikihe kibazo kiri ku mpunzi z'u Rwanda zo muri Kongo ziri mu Rwanda kuki zidataha? Ahari wenda biracyajyana n'ubushake bw'impunzi ko iyo clause irimo mu masezerano bavuga ngo zigomba gutaha ku bushake bwazo, wasanga ariyo mpamvu zitari gutaha. Ariko iziri muri Kongo zo ziri gutaha zigaruka mu Rwanda. Mwarababonye benshi. Hanyuma naho hakazamo, niyo mpamvu nko muri UN bicara bakavuga bati Ambassadeur Martin Ngoga akavuga ngo ibi bintu ntabwo bagomba kubitandukanya, kuko ntabwo watandukanye iby'idoha ngo bitandukanye n'ibyo muri Washington, bitandukanye n'ibyo muri Ethiopia baganiriye, kubera ko impamvu ni yihe utagomba kubitandukanya. None se muri Kongo n'u Rwanda bumvikanye yuko impunzi zigomba gutaha ariko ku bushake bwazo. Noneho wajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugasanga iz'u Rwanda ziriyo zemeye gutaha ku bushake bwazo, ziraje, ariko nizijya gutaha ziraca ku gice gifitwe n'abarwanyi ba 23 bazifashe kwinjira. Kandi abo bantu bari ba 23 mu mategeko mpuzamahanga cyangwa se mu buryo mpuzamahanga barafatwa nk'inyeshyamba ngo zo kurwanya igihugu. Noneho we Portugal kubona ukuntu izo nyeshyamba ziri gukorana, ziri gufasha igihugu kwinjiza gucyura impunzi, zo zigataha zivuga ngo turatashye ku bushake bwacu, turatashye, ariko bajya gutaha iyo support ubwo bufasha bukanyura mu nzira ya 23 ikabyemera ngo ni mugende. Hanyuma ugasanga abantu barashaka gutandukanya ibya Kongo n'u Rwanda n'ibya Kongo na 23 ngo buri kintu kivuga ukwacyo. Ntabwo byashoboka. Nese urashaka kugishyira ukwacyo gute mugirana amasezerano, hanyuma amasezerano yajya gushyirwa mu bikorwa, inzira zo kuyashyira mu bikorwa zigaca ahandi babandi muri guheza bari bakabemerera. None ejo nibabangira nibavuga ngo ntabwo dukeneye ko abantu batunyurira muri iyi nzira, muzagira muti? Ntabwo ibintu bigomba gutandukanywa mw'abantu mwe, ibi bintu bigomba kugendana, nibwo ibintu byakunda. Ubwo mbivuze urumva, iyo nka Martin Ngoga ari muri UN akabivuga nyine turabyumva, ukagira understanding, ukavuga ndi kuvuga ibyo ntekereza, nawe uvuga uko bitekereza. Niba ndi wrong it's okay, niba ndi right it's okay, nawe uvuga uko bitekereza, ariko ugende gushingira ku makuru ahari, nawe ushingire ku makuru ahari, uvuguruze cyangwa ushyigikire ingingo turi kuvugaho. Hanyuma ingingo ya 6 yashimiye abafasha muri ibiganiro rwa Leta Zunze za Amerika, ni Qatar n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe uyu munsi unayobowe na Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, Perezida w'igihugu cy'u Burundi, igihugu kiri involved mu makimbira mu bibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko iyo wumvise mu mvugo ya Evariste Ndayishimiye avuga yuko we atari involved mu bibazo, ahubwo ari umufasha mu gukemura ibibazo, ariko akaba yarahisemo kubikora mu buryo bwa gisirikare, kubera ko habaye icyo bita amasezerano hagati y'ibihugu byombi, agreement ziri bilaterale. Muri ubwo buryo, ubwo politikari bagira ukuntu babisobanura. Hanyuma rero ikindi
asoza avuga ku bijyanye no kwamagana ibitero. Ubwo ni Martin Ngoga, Ambasaderi Martin Ngoga asoza avuga ku bijyanye no kwamagana ibitero byibasira abasivili, akavuga yuko mu minsi ishize hari ibitero bimaze iminsi biba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo byose biza byibasira abantu b'ikiciro kimwe, ari nabyo bishobora kuba nk'ingaruka cyangwa se umusaruro uva muri ideology, mu ngengabitekerezo. Hari kwiyongera ku bitero byibasira abaturage, harimo cyane ibitero bya drone n'ibindi biva mu bikorerwa mu kirere, n'ubundi urumva ni drone birumvikana n'abarasa bari mu ndege. Hanyuma hakabaho gutanga ingero, yatanze ingero akavuga mu Minembwe biraba, muri Nord Kivu biraba, ejo muri twumvise muri Goma bararashe, ejo bundi bararashe. Amakuru akavuga yuko batagitingaga kurasa kuri Joseph Kabila hoza ayobora iki gihugu, ariko bakaza kwica umwe mu bakozi ba UN ishami rishinzwe gutanga ubufasha hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Goma, baramwicira umudamu w'umufaransa. Nyuma haza kuvuga ko ngo batagitingaga kwica Joseph Kabila hoza ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila wari warazengereje M23 mu gihe cyayo. Joseph Kabila wabatumiye bakagenda bakamara igihe kingana uko cyanganaga bareregwa. Birashoboka ko uyu munsi, kuko ntago tuba inkuta bundi bavuga ko inkuta mutabasha kumenesha amasezerano n'ubwumvikane muzitega ibihe iyo bigeze biraza bikimenera inkuta zananiwe kumenwa n'ibyo ngibyo murimo murakora. Wasanga Joseph Kabila ibihe ari byo byaje kumena za nkuta zatumaga atabasha kumva koze yaba ba M23, wenda uyu munsi akaba abasha kuyumva, ariko that's it. Nguko bimeze rero. Reka mbahe rya jambo, reka ndeke kwizima mu magambo, reka mbahe rya jambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu Cyongereza. Ntarivugiramo, ubwo abakunda kumva mu Cyongereza ntaho bavugiramo, ni muryumve. Abakunda kumva ubusobanuro bw'Ikinyarwanda ngira ngo nabafashije. Mugire ibihe byiza. Niba ukunda uburyo nk'ubu ngubu dukoramo, duhe subscribe, uraba utugiriye neza cyane. Mugire ibihe byiza. Ukeneye guhaha byubuse kandi bitakugoye, ntugire impungenge. Easy buy RW irahari ku bwawe. Gura ibiribwa, ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyambaro n'ibindi byinshi, byose ubibone kuri application imwe gusa. Kora order igihe icyo ari cyo cyose, aho uri hose. Ikindi kandi ufite guhitamo uko wishyura, yaba mobile money, gukoresha ikarita, cyangwa se ukishyura ibyo wahashya uko bikugezeho. Tugukorera delivery mu minota itarenze 40 gusa. Downloading application ya Easy buy RW maze utangire guhaha mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ukeneye kutuvugisha wahamagara kuri 0795511894 cyangwa ukadusanga aho dukorera Rwanda X mu nyubako ya Prestige House kuri floor ya 2. Igihe ni iki nguhaha ibyo ukeneye byose kuri application imwe rukumbi. Does anyone in this world want to keep this FDR story going forever? Maybe there are people who want to keep it going forever. Maybe there are people who don't even care. It's their right. I have no quarrel with those. But boy, you are joking if you think some of us, Rwandans, who know the story about them, will ever agree with you. Anyone thinking like that is just absolutely mistaken. It's about us. It's about our lives. It's about our story. It's about our history. It's about our identity. It's about our existence. And nobody in this world is the one responsible for us. No, we are responsible for ourselves. There's no question about it. I keep repeating it. I say it again because that's what it is. That's a fact. If we want to change the fact through diplomacy or through politics or through interests or through whatever, I can only do so much. But within my means, I will do everything that can be done to make sure that that story of FDR and genocide and with which people play around with doesn't visit us again.